reka tuzangire ikiganiro mu gihe Robert agiye kurya tuba biragoye muri uyu mujyi kubona ibyo kurya aryoherwa ubu turi saa 10 zirenga ariko ntago biba byoroshye Bishop reka twinjire mu kiganiro nyirizina mu by'ukuri abantu bagukunze cyangwa bakumenye ku biganiro byubaka umuryango no kuri YouTube channel yawe Gorogota TV nayo ahanini njya mbona ari byo biganiro ukora ariko uyu munsi tugiye gukora ikiganiro cyihariye turaza kugaruka ku mubano cyangwa se ku busabane bw'umugore n'umugabo muri room yabo mu cyumba cyabo mu cyumba cy'umugore n'umugabo bwa busabane bagirana bwa bumwe bwabo bya bihe byabo bagirana bifite ruhare ki mu kubaka urugo cyangwa se mu kuba urugo rwakubakika mu guhuza imibiri yabo reka tubivuga yego erega uri umushumba hari byo bavuga je ntabwo bivuga ko bivuga guhuza imibiri kandi birirana iyo basezeranye nabyo bibabwira ukuntu bibiri bivuga abango kurongorana kw'abashakanye ngo kubakwe burya nta jambo Bibiliya yigeze itinya kuvuga reka da kurongorana kw'abashakanye kubakwe ubwo ni ukurongorana ko muri cya cyumba cyabo ntago ari ugukora ubukwe ntago ari ukurongora Bibiliya burya nta naho ivuga gukora ubukwe bivuga kurongora ahubwo bivuga kurongorana kw'abo bashakanye ubukwe ni ceremony ariko no kurongora ni ceremony buriya biza babikoze nabyo ni umuhango babyumva nyine abasara bikora nyine bihanga ni ceremony muzini ni ceremony kabisa ni ceremony bifite ruhare ki rero muri niyo nyigisho uyu munsi ugiye kuduha bifite ruhare ki mu kuba urugo rwakubakika neza cyangwa rwakubakika rugakomera ubu rero reka mubwire Sabe nturako dufunguye ikiganiro iki ni ikiganiro gikomeye cyane kigiye no kubaka imiryango buri wese agiye kumva aho yatakaye akahakosora ni n'ibintu bifasha leta zacu kugira ngo amadivorce agabanuke ariko babandi bitwa abarokore ubagiye kwirwa bavuga Brigitte yabaye umupagane yaraguye mu izina rya Yesu ndanabisabye bambabarire nabwe ko Imana atarishyira hamwe nge nahamagawe ngenyine Sabe njya kuza aha ngaha ku isimbi Imana yari maze igihe ngiye navuganye nanjye kwihinduye umuhamagaro yari ishyizemo ibindi bintu yakubwira ko ugiye gutwika cyane ngiye gutwika ihinduye umuhamagaro inshyize kuri bose babireba nkakorera Imana mu bundi buryo mwabarokore mwe ndabisabye ndabiyamye mukomeze icyo mufite hatagira ubatwara ikamba ryanyu niko mu byahishuwe havuga ngiye nibandeke ni Bishop Brigitte uyu ni Bishop Brigitte Imana yahaye yerekwa ryitwa Power of God Ministry niyo ministry Imana imo kunkoreshezamo bambabarire bampa amahoro bakomeze ubutambaro bwabo bakomeze amajwi yabo ku birenge bakomeze uburabero ku munwa simbabuza kanta zabo hafi bampa amahoro njyewe ndifashiriza abantu bakeneye kunyumva twitwikire abantu biyubakira ingo zabo nzima amadivorce aveho agabanuke kandi ibyo mvuga no mu nsengero z'abarokore birimo barara bateye ibibuna abagabo babo barabajya cyabakubita inkokora abagabo babakora agasaba bambaye ibitantaro bambaye ibitenge bambaye ibirobe igitenge bagikenyereye mu mabere ibyo byose mvuga se ntago baba barabitubwiye nitwasimba mbizi ngema mbizi rero ibyo mvuga byabanjirije bakazagaga imbere y'abantu ba mama pastor bakigisha abakristo ibyo badakora reka renge nibwirira abanyumva ariko n'abadayimoni batezaga ibyo tunatwikangira ngo buriya nabo baba bashye buriya tuba twirukana abadayimoni Sabe ahubwo bazi ko kwirukana dayimoni ari guseka ariko n'umudayimoni ujyanwa nuko wabwiye umuntu yumvisha agahita umudayimoni ariko ubu tugiye utangira kuvuga ibintu byo kurongorana babandi kamfasha hasi n'ikirahure ahire rimwe agatangira ati mu izina rya Yesu Bishop Brigitte yaraguye ati kajine ndabiyamye bamba rero ndigaganira agize ati ndabiyamye bari bamuzonze ubu batanye no kubona imyenda mugufi bati yambaye n'ubundi ijipo ngufi bati yo ngo yaraguye ndababwiye bandeke bavuga ibyo kandi uhagaze ngo niwe ugomba gushikama kuko gusa nta nubwo nareka kuvuga ko mfite n'abafana benshi bankunda ariko abankunda ni abanyabwenge nababasha mbese kugendana
mu bintu biri bigezweho biri high class, abantu nyine bari update. Nabyibuka icyo gihe nafashwe ku ngufu inshuro nyinshi ndi muri ubwo buzima. Fatwa n'abasore bagera muri 12 nanyweye inzoga nyinshi zindusha imbaraga, ndagenda ndaryama kwa kundi umuntu yisanzura ngo agiye kuryama ngo ahantu hose abonye nanisindiye. Nakangutse umusore wa nyuma ari wumvuyeho, navunaguritse, navuye amaraso meze nabi, byanyabyo ndazuka. Niyaho inshuro nk'eshatu ntapfatu, ndavuga ati wenda ni Imana iri kubikora. Amani ibyana by'ibikobwa by'amaheru biza bidusekera amani, bifite ba nyina na basemani, bafite ahantu twe dutangiye kurya bureba dukuze bro, dutangiye kurya iyo nyama dukuze tubyiha, dutangiye kwambara neza uko turi kubyiha, atari uko badufitiye impuhwe. Dukoresha umubiri wacu kugira ngo tubashe kubaho mani, urinde wo kunshira urubanza mani. Turakumva Jackie senga kugira ngo dutangire umuhango wo gushyingura irampeta. Data twese uri mu ijuru, nkweretse uyu mugabo waje agacurika abanyarwanda umusa ku manywa y'ihangu, ibyo yakoze amarira yandijije amubera umuvumo. Urabizi ibyo yakoze turi mu kabari, yatumiye abantu ngo ngashaka ngo ko twiyunga n'iki, akaduta mu kabari akagenda atanishyuye. Amarana arize iryo joro, amagambo nakurikije kuri ayo marira ndayakweretse mwami Yesu, yibuke kandi ubikore nyiriho. Agendamo ke asari, kuko nge nta muntu ujya ukinisha amarangamutima yanjye. Ajya no kamasamaki oya, ahubwo ajya akora buri kintu cyose cyange kugenda. Yicuze agahinda ateye abanyarwanda, yicuze agahinda ateye ngewe, yicuze n'agahinda ateye Imana yo mu ijuru, kuko aradutengushye twese. Atengushye abanyarwanda, atengushye famiye yiwe, aritengushye, atengushye yo mu ijuru, atengushye Kamaro, atengushye ngewe ari kuba umugore we. Umukwe wanjye arantengushye. Mana uhabwe icyubahiro kubera yuko byose ari we biturutseho. Icyo kintu nshimira Imana. Sasa rero Nyagasani, kuko ari we wandemye, ari we bubasha wa byose, ndenganura uyu mugabo umusaze pe, asara tora amashashi mbibone, isi yose ibibone, asare pe, abimbwa burundu nk'uko n'ubundi buvuga bwe yabutweretse. Amina. Amen. Igice cya 6. Mujye mwirinda gukorera ibikorwa byiza imbere y'abantu mugira ngo babarebe. Naho ubundi nta bihembo papa wanyu wo mu ijuru yazabaha. Ubwo rero nugira icyo uha umukene, ntukabyamamaze mu ruhame nk'uko indyarya zibigenza mu masinagogi no mu nzira, kugira ngo abantu bazishime. Ndababwira ukuri ko baba bamaze guhabwa ibihembo byabo byose. Ariko wowe nugira icyo uha umukene, ukuboko kwawe kw'ibumoso ntikukamenya icyo ukuboko kwawe kw'iburyo gukoze, kugira ngo icyo wahaye umukene kibibanga. Nubigenza utyo, papa wawe wo mu ijuru ureba ari ahiherereye azabiguhembera. Nanone nimusenga ntimukamere nk'abantu b'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu mahuriro y'imihanda kugira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri ko baba bamaze guhabwa ibihembo byabo byose. Icyakora wowe nusenga, ujye winjira mu cyumba cyawe, maze numara gukinga urugi, ubone gusenga papa wawe uba ahiherereye. Nibwo papa wawe wo mu ijuru ureba ari ahiherereye azaguha umugisha. Mu gihe usenga, ntukavuga ibintu bimwe ugenda ubisubiramo nk'uko abantu batazi Imana babigenza, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bizatuma Imana ibumva. Bityo rero ntimukamere nkabo, kuko Imana ariyo papa wanyu ibizi ibyo mukeneye na mbere yuko mugira icyo muyisaba. Kubw'ibyo rero mujye musenga mutya muti: Papa wacu uri mu ijuru, izina ryawe niryezwe, ubwami bwawe nibuze, ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Uduhe ibyo kurya by'uyu munsi. Utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abadukoshereje. Ntiwemere ko tugwa mu bishuko, ahubwo udukize Satani. Nimubabarira abantu ibyaha byabo, papa wanyu wo mu ijuru nawe azababarira ibyaha byanyu. Ariko nimutababarira abantu ibyaha byabo, papa wanyu wo mu ijuru nawe ntazababarira ibyaha byanyu. Nimwigomwa kurya no kunywa, ntimugakomeze kugaragaza umubabaro mu maso nk'abantu b'indyarya, kuko banga kwiyitaho kugira ngo abantu babone ko bigomwe kurya no kunywa. Ndababwira ukuri ko baba bamaze kubona ibihembo byabo byose. Ariko wowe niwigomwa kurya no kunywa, ujye ukaraba mu maso kandi wisige amavuta mu mutwe, kugira ngo abantu batabona ko wigomwe kurya no kunywa, ahubwo papa wawe wo mu ijuru uri ahiherereye aba ari we ubibona. Ibyo bizatuma papa wawe wo mu ijuru ureba ari ahiherereye aguha imigisha.
nimureke kwibikira ubutunzi mu isi, aho udukoko n'ingese biburya n'abajura bapfumura bakabwiba. Ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho udukoko n'ingese bitaburya n'abajura ntibapfumure ngo babwibe, kuko aho ubutunzi bwawe buri ari naho umutima wawe uzaba. Itara ry'umubiri ni ijisho. Ubwo rero niba ijisho ryawe ryerekeje ku kintu kimwe, umubiri wawe wose uzagira umucyo. Ariko niba ijisho ryawe ryerekeje ku bintu bibi, umubiri wawe wose uzaba uri mu mwijima. Ubwo rero niba mu by'ukuri umucyo ukurimo ari umwijima, uwo mwijima waba ari mwinshi cyane. Nta muntu ushobora gukorera abatware babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa yagakorera umwe agasuzugura undi. Ntimushobora kuba abagaragu b'Imana n'abo butunzi. Kubw'ibyo rero ndababwira nti, ntimukomeze guhangayika mwibaza icyo muzarya, cyangwa icyo muzanywa, cyangwa icyo muzambara. Ese ubuzima ntiburuta ibyo kurya n'umubiri ukaruta imyenda? Nimwitegereze mwitonze inyoni zo mu kirere. Ntizitera imbuto ngo zisarure, cyangwa zibikire ibizazitunga. Nyamara Papa wanyu wo mu ijuru arazigaburira. None se ntimuzirusha agaciro? Ninde muri mwe ushobora kongera n'umunsi umwe ku gihe azamara, abiheshejwe no guhangayika? Nanone kuki muhangayikishwa n'imyenda? Muvana isomo ku ndabo zo mu gasozi. Ntiziruha zikora akazi, cyangwa ziboha imyenda. Ariko ndababwira ko na Salomo ubwe, nubwo yari afite ibintu byinshi byiza, atigeze arimba nka rumwe muri izo ndabo. Niba si Imana yambika ityo ubwatsi bwo mu gasozi buba buriho uyu munsi ejo bugatwikwa, ntizarushaho kubambika mwa bafite ukwizera gukemwe? Kubw'ibyo rero ntimugahangayike na rimwe mwibaza muti, tuzarya iki? Tuzanywa iki? Cyangwa muti, tuzambara iki? Ibyo byose nibyo abantu bo mu isi baba bashakisha bashyizeho umwete, kandi Papa wanyu wo mu ijuru azi ko mubikeneye byose. Nuko rero mukomeze mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana, kandi mukore ibyo ishaka. Ibyo bintu bindi byose muzabihabwa. Bityo rero ntimugahangayikishwe n'iby'umunsi w'ejo, kuko umunsi w'ejo uzaba ufite imihangayiko yawo. Buri munsi uba ufite ibibazo byawo bihagije. Umuntu utazi Jackie asanzwe avuga n'ibyo, ahubwo uriya Mungu natanga ituro ry'ishimwe. Urukundo rwe rugiye. Uriya Mungu natanga ituro ry'ishimwe. Urukundo rwe rubuze. Aratumbuye, agomba kuzazana icyuma akagira gutya. Agakegeta. Agakegeta iki? Ubwanwa. Cyane igitsina ushaka kuvuga. Oya mbuze ubwanwa. Hiya ari kuzabyuka agasanga yacegese. Agahinda ku buryo ahubwo abantu mwahagiye namwe muri bafike. Ariko kamera yawe ntabwo yahagiye. Niba kamera yawe yahagiye muri ruhande, kamera yawe yagiyeyo. Kamera yawe yari ihari, Baraka yari ihari. Hafi. Kamera yawe yagiye kuri toilette. Sunika oya hafi. Kamera yawe yagiye kuri toilette bacukunya mizamu. Egerayo. Ndakujyana muri iyi. Kamera yawe niba yagiye muri toilette egerayo. Yagiye kuri toilette. Yari hari mu kiganiro bacukunyamo impeta. Yari hari. Mbwira Baraka. Ntabwo yari hari. Okay, niba itari hari. Umuntu uza kumbonera ko kamera yiwe yagiyeyo. Urekerekere ntazongere kuyintunga. Umuntu agafata amafaranga 200,000. Izabiguzi yaguzwe 200,000. Ugashyira muri toilette ugasukamo amazi. Muri aho muri abantu b'abagabo. Toka imbere yawe. Usuraza kwicara iruhande rwanjye. Waragize ukazana kamera ngo ninguye ibiganiro. Amafaranga bayajugunye ureba. Urishuwa neza ko irampeta yajugunye. Urishuwa neza ko irampeta yajugunye. Kereka niba ariyo yaguze